n'abanyarwanda babikomojeho, ariko iyo witegereje ubona icyo wakora icyo ari cyo cyose ntabwo uzigera unezeza abantu bose. Byanze bikunze uba unanutse, abantu bati ese yabaye iki? Yaba yararwaye? Waba wabyibushye? Bati umubyibuho urakwishe. Waba uvuga make? Bati arirata. Waba uvuze cyane? Bati ariko uriya muntu ni indondogozi. Byanze bikunze rero ntabwo uzigera ushimisha abantu bose. Hari abantu bazakuvuga, nuramuka unabiharaniye hari ukuntu uziyumva iteka ryose utagera ku ntego zawe, kuko ntabwo uzi neza igipimo cy'ibyo bashaka uko kingana. Ikintu kimwe gishobora kuba cyagufasha ni ukumenya ngo ese ngewe ubuzima bwanjye ni ubuhe, nifuza kugera ku ki, nifuza gukora iki n'iki nkora kikanshimisha n'iki. Mbese ukarebera mu ndorerwamo y'ibyo wowe ubona bigufitiye akamaro, ibyo ubona bishobora kuba byagufasha mu buzima. Ibyo ngibyo nuramuka ubikoze, abantu bazagumana nawe cyangwa bazifuza kukuguma iruhande ni babandi n'ubundi bawe, ni babandi bakwakira uko umeze, batifuza yuko ugira uko uhinduka kugira ngo bagukunde. Ariko babandi bifuza kugira uko uhinduka kugira ngo bagukunde, n'ubundi iteka ryose bazahora bafite ibyo bifuza ko wahindukaho kugira ngo bagukunde. Rero haranira kumenya ngo ngewe ni gute mba meze nkumva nguwe neza, cyangwa se n'iki nkora, n'iki numva nifuza ko nagakoze mu buzima bwanjye kinyuze, kimbereye, kinshimishije. Ugikore. N'icyo ubona kandi utifuza gukora nacyo ukihorere. Nimba ari aho hantu udashaka kujya uvuge hoya, nimba hari icyo kintu udashaka gukora kuko abandi bantu bifuza ko wagikora, rwose pe ubihakane. Byanze bikunze abagukunda bazakwishimira uwo uriwe. Ibyo byose wahisemo bazakomeza bagukunde n'ubundi. Wigira ubwoba kuko abantu uzabatakaza, kuko abagenda n'ubundi baba atari abawe.